Abakunzi ba Bishop Bakebure TV turabasuhuje cyane, turabifuriza igitondo cyiza ku bantu mwese mudukurikiye, n'igicamunsi cyiza ku bantu mwese mukurikiye channel yacu ya Bishop Bakebure TV. Abafite akazi namwe mudafite akazi turabihanganisha, tubabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda, nta gucika intege. Icya mbere ni ukwizera Imana no kuyisenga kuko Imana nigena byose. Uyu munsi rero tugiye kubaganiriza ku bijyanye n'inzoga zimaze iminsi ziciwe muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hari ibintu navuga byo kwishimira cyane, bitewe n'aho zari zigeze. Urubyiruko cyane cyane urubyiruko, navuga n'imiryango imwe yahoranaga amakimbirane aturutse kuri ibi byuma, izi nzoga bita ibyuma. Murabizi ko abantu bazinywaga rwose, urugo rwahoragamo amakimbirane akomeye cyane, kuko urumva nk'umugabo yashoboraga kuza yasinze, ugasanga arimo arateza umutekano mukeya mu rugo. Rero ni ibintu twashimira ubuyobozi bwacu bwarebye kure, na cyane ko ari ibintu usanga ari ibintu cyane byangije cyane ubuzima bw'abantu. Bamwe bagiye bapfa nk'uko twagiye tubibona mu bitangazamakuru byinshi, abatarapfuye babaye impumyi, abandi navuga ko byabagizeho ingaruka zikomeye cyane z'uburwayi bumwe na bumwe bagiye bafite. Rero ni ibintu byo kwishimira cyane, byo kuba ibi byuma biciwe, kuko mu myaka iri imbere twari tugiye kubura urubyiruko bitewe n'izi nzoga twakita ibyuma. Nko mu by'ukuri mu gihugu cya Zambia nabayemo igihe kirekire, nabonye ari ahantu hari izi nzoga z'ibyuma cyane, kandi urubyiruko rwarangiritse bikomeye cyane. Rero ubwo nageraga hano mu Rwanda nasanze rwose ibintu by'ibyuma bimeze nabi, ariko mu by'ukuri navuga ko leta yacu cyangwa se ubuyobozi bwacu bureba kure, bwarebye kure bubasha kureba uburyo ki ibintu babica rwose. Na cyane ko umwaka ngiye kumara hano mu Rwanda, mu by'ukuri narahageze numva birambabaje cyane kubona ukuntu urubyiruko ruri kwicwa n'ibintu by'inzoga ziriya z'ibyuma, kandi urubyiruko ari rwo imbaraga z'igihugu, kandi rukaba urwo igihugu kiba cyitezeho ejo heza habo. Mu by'ukuri ubuyobozi bwacu bwarebye kure, burushaho kugira gute kubungabunga ubuzima bwabo bw'urubyiruko. Ni byiza cyane, ariko hari ikindi rwose ubuyobozi bwacu bugomba kugira gute kuba bwashyiramo imbaraga, nk'uko bari gushyira imbaraga cyane mu bijyanye no guca ibi byuma, ikijyanye na betingi nayo iri kwangiza urubyiruko cyane, iri kwangiza urubyiruko tugendeye nko ku rubyiruko rumwe na rumwe tugenda duhura tukaganira. Hari nk'uwigeze kumbwira ukuntu yashoye 500 muri betingi yose akaribwa, n'ubu ngubu akaba akiri gutopinga, nibwo areba ko ayo mafaranga yiwe 500 byagaruka. Si ibyo gusa, yambwiye ko n'igare ryiwe yarigurishije betingi ikarijyana. Urumva rero ni umuntu w'urubyiruko rwose ufite n'imyaka itari myinshi, kuko namurebye mbona afite mu myaka 19 gutyo 20. Hari abantu birirwa rero mu mazu ya betingi babetinga, bavuga ngo wenda uko byasa kose amafaranga bazayabona bayakuye muri betingi. Ariko icyo nababwira, betingi ni ikintu cyangiza ubwonko cyane, bitewe n'uko
iyo wayinjiyemo cyane ikakubata ntabwo uba ukibasha gukora, uba wumva ko igihe kimwe uzarya amafaranga menshi cyane ukaba umukire. Ariko ntabwo ari byo, ubukire buva mu gukora, buva mu gukora, ntabwo ari ibintu bipfa kwizana gutyo gusa. Rero ubuyobozi bwacu nabwo rwose bugerageze n'iki kintu rwose bucyumve, budufashe kurwanya ikijyanye na betting nacyo, nk'uko bari kurwanya izi nzoga z'inkorano. Ni byiza cyane kandi turabibashimiye cyane rwose, ni byiza cyane rwose. Murabona nk'uyu muntu, urabona yari umusore mwiza cyane w'igikwerere kandi ubona ko afite imbaraga zo gukora, ariko urabona ko ikijyanye n'inzoga z'inkorano uburyo ki byamugize mu buhumyi, ukabona ko no kuvuga ntabwo akivuga neza bitewe n'iki, n'ibyo inzoga z'inkorano zamukoreye. Hari n'undi nawe zahitanye, urumva basangiriye hamwe, umwe arapfa, undi nawe agira gute, yabaye impumyi, no kuvuga nyine avuga didimanga, kandi yari umusore ubasha kugira icyo yimarira. Urumva ni ibintu bibabaje cyane. Rero turashimira ubuyobozi bwacu bwatekereje kuri iki kintu, bukareba kure, bugaca ibi bintu byari bigeze kure cyane urubyiruko bijyanye n'inzoga z'inkorano. Badufashe rwose n'ikijyanye na betting nacyo gicike, nabyo rwose bizaba ari ibintu byiza cyane. Ubundi tugire urubyiruko rureba kure kandi rufite imbaraga zo gukora, rutashakishirije mu bijyanye na betting, kuko betting irimo iratwononereza urubyiruko cyane cyane rwose. Urubyiruko rwacu ntabwo ari ikintu cyiza cyane. Murakoze cyane rero, mugire umunsi mwiza ku bantu mwese mudukurikiye, namwe mwese mufite akazi, namwe mudafite akazi, turabihanganisha tubabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda, nta gucika intege. Icya mbere ni ugusenga Imana no kuyizera, kuko Imana niyo igena byose. Iyi rero mwakurikiranaga yari Bishop Bakebure TV, mbibutsa kujya mukora subscribe, share ndetse na comment ku biganiro byacu, tuzajya tubagezaho ibiganiro byacu nakagaruka. Bye bye.